ntibiteye isoni. Gukorera Imana nta pfunwe bidutera. Gukorera Imana birimo inyungu none no kugeza iteka ryose. Gukorera Imana turi fiyeri yabyo. Haleluya. Ibi bintu tuvuga turabivuga twarabonye neza y'Imana. Twari tubabaye, twari turushye, twari turi mu rwagwa, twari twibereye mu nurire, twibereye muri za mitsingi. Harimo abantu bazi ko mitsingi iryoha, ariko nababwiye ngo Kristo aryoshye kurenza mitsingi. Kristo aryoshye kurenza urwagwa. Kristo aryoshye kurenza urumogi. Haleluya. Harimo abantu hano hanze barushye bakamenye icyaka baruhuye. Harimo abantu hano hanze barushye bakamenye wakabatabaye. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kumera. Bakunzi b'Irembo Rifunganye TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. Imana yongeye kutwereza umukozi wayo, agiye kutubwira icyo Imana yashyize ku mutima wiwe. Ndakwinginze wowe utangiranye natwe uze gusozana natwe kugira ngo uze kumva neza icyo Imana ikwifuzaho. Reka dutangire twakira mwene data. Turakwakiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu kw'Irembo Rifunganye. Murakoze cyane kunyakira ku Irembo Rifunganye TV. Amazina yanjye nitwa Misago Theogene, nurutse mu karere ka Gasabo, umurenge n'uwa Jabana. Nejejwe kubana namwe. Mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa ijambo riri ku mutima, Ntaguciye mu ijambo, urakijijwe? Ndakijijwe. Ibyo ni byo abantu baba bashaka. Usengera he? Sengera ADPR k'Umukenke, niho mbarizwa. Imana iguhe umugisha. Ni karibu. Murakoze cyane. Twabanza tugasenga. Uwiteka Mana nziza, urero urakiranuka, imirimo yawe ni myiza kuri twebwe. Imana ishimwe. Nyemerera amasaha ndetse n'uyu mwanya ngo uzubane natwe. Twebwe hati twabasha kubwira ubwoko bwawe, ntacyo twabasha kubwira abantu bawe, ariko utwemereye Kristo, uramutse utwemereye ukabumbura akanwa kacu, ugakura ku mutima wacu, hari icyo twabwira abantu bawe. Abantu none bakeneye ijambo, abantu none bakeneye guhumurizwa n'ijambo ryawe. Abenshi barananiwe, abenshi nta cyerekezo, ariko bageze kuri Kristo bahemburwa nawe. Urakoze kugiye kubana natwe, ntaze kuba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Nguko nabanje kubibwira ndetse ngababwira naho nuruka, ndumva twasangiza ijambo ry'Imana. Ndashaka tuganira ijambo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19, umurongo wa mbere. Haranditse ngo Yesu agera i Yeriko, arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabishaka kuko abantu bari benshi kandi hari bugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, iruka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Imana nishimwe. 6, yirukanka vuba amwakira anezerewe,
abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri jambo ndashaka turisangire, tuganirize inkuru za Zakayo. Bibiliya iratubwiye ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yari umuntu urushye, yari umuntu usoresha ariko agasoresha ibirenze ibyo bamutumye. Ahangaha i Yeriko, amakuru yaho ahi Yeriko ni ahantu hari bihabi cyane, hakorerwa ibibi cyane. Ariko Yesu yajyaga yumva amakuru ngo ya Zakayo, ariko nahagera. Ariko ngo igihe kimwe Zakayo aza kumenya ko Yesu yaje i Yeriko. Amaze kugera i Yeriko ngo hari abantu benshi cyane ndetse ngo bamubyiga. Ngo ariko Zakayo aza kugirirwa ubuntu, aza kumenya ko Yesu yageze i Yeriko. Imana nishimwe. Amaze kugera i Yeriko, Bibiliya iravuga ngo, iyo usomye hano mu umurongo wa 6, ngo Zakayo amwakira nezerewe. Ndashima Imana ko umuntu wakire Yesu Kristo aranezerwa. Hari undi munezero iyo amaze kwakira Kristo umuntu agira utandukanye niyo akiri mu isi. Imana nishimwe. Ndabwira abantu, nkangurira abantu batari bamenya Kristo. Uyu Zakayo, Bibiliya iravuga ngo akimara kwakira Yesu aranezerwa mu mutima, niyongera kugira ya shusho ya kera ari umujura. Iyo ukurikiranye amakuru gasoma, ubona ko Zakayo yari umujura. Zakayo yakoraga amabi. Zakayo yakoraga ibintu byangwa n'Imana, ariko yarataramenya Imana. Ariko Imana ishimwe yuko iyo wamaze kumenya Imana uranezerwa. Iyo wamaze kumenya Imana hari byinshi bikoreka. Iyo wamaze kumenya Imana hari ibintu Imana ikora. Imana nishimwe. Iyo wamaze kumenya Imana amahoro atahi wawe mu mutima. Iyo wamaze kumenya Imana ntugira ubwoba. Haleluya. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nta bya none nta nibizaza byanandukanya na Yesu. Iyo wamaze kumenya Imana, iyo wamaze kwakira Yesu Kristo mu mutima wawe akakubera umwami n'umukiza, utunga amahoro isi itaguha. Haleluya. Uyu Zakayo yararushye, uyu Zakayo yarananiwe. Bibiliya iravuga ngo azakurira umuvumu. Imana nishimwe. Azakurira umuvumu kugira ngo arebe Yesu. Bishatse kuvuga ngo ukwiriye gutera intambwe yo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Hari ukuntu abantu bajya bikakaza bakavuga ngo ngiye cyubahiro mfite, ngiye waho nuruka, umuryango nurukamo, amafaranga mfite, ibyo mfite byose, akumva ko bihagije. Ariko ndakubwira ngo mu byo byose utunze ukeneye n'Imana. Haleluya. Mu mafaranga ufite, urwego uriho, titre yose waba ufite, wongereho ko ukeneye n'Imana. Imana nishimwe. 6 turavuga ngo yiruka vuba amwakira nezerewe. Abantu bose ngo babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Haleluya. Nubwo Yesu yaraje i Yeriko, nubwo yaramaze kumenya ko Zakayo ari umunyabyaha, nubwo yaramaze kumenya ko Zakayo akora amabi, ariko ntago byarangiye gutyo. Byarangiye Zakayo yakira agakiza. Bibiliya iravuga ngo Zakayo abo yambuye bose, abo yahemukiye bose, ibiguzi byose yagiye yaka abantu birenze ibyo bamutumye, ibyo byose Bibiliya iravuga ngo abantu yambuye bose abakubira kabiri. Haleluya. Abantu bose yahemukiye bose abagirira gute? Abakubira kabiri. Si kenshi kugira ngo ubone mu itorero umuntu yaramaze gukizwa yongera asubiza amateka inyuma,
yongera asubize, arebe inyuma ibyo yagiye akora, atanga ubuhamya. Njyewe ndibuka igihe kimwe narakizwa, nagiraga ikigare cy'abasore twagendanaga, twanywaga inzoga, twanywaga ibiyobyabwenge. Haleluya. Ndabyibuka igihe kimwe twanyweye ibiyobyabwenge ari ninjoro, turasinda. Icyo gihe ndibuka ndi mu nzu, ndi mu cyumba, naravuze ngo Mana, nimbona unyijije nkabona urwa none rukize, nzagukorera. Nari narakizwa. Haleluya. Ariko ndibuka ko Imana yanyweye aho hantu. Imana ikimara kunkura aho hantu, nagiye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana reka mbabwire rero, mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana muri byari ngo mu nzu y'Imana ngo ni heza. Haleluya. Mu nzu y'Imana hatonyanga imigisha. Mu nzu y'Imana hararyoshye. Ibi mbabwira ntago ari amarangamutima, ibi mbabwira ntago ari amareshya mugeni. Nabonye ineza y'Imana. Haleluya. Uyu Zakayo yarananiwe, uyu Zakayo yarananiwe arushye nguko nawe urushye. Haleluya. Nguko nawe unaniwe, wowe uri mu businzi, wowe uri mu busambanyi, wumva ariyo freedom, wumva ariwo munezero. Ariko ndakubwira ko uwo si uwo munezero, ahubwo aho ngaho uri ni mu mworera w'umuriro, kuko nutindamo aho wahapfira. Ndagukangura ngubwira amakuru ya Yesu, kuko Yesu we akimara kugera i Yeriko yamenye amakuru ya Zakayo, amara kumenya ko Zakayo uyu mugabo ari umwambuzi. Uyu mugabo Zakayo yakoraga amabi, ariko agira inyota. Imana nishimwe. Agira inyota yo kuzamuka umuvumu, yurira igiti kugira ngo arebe Yesu. Imana nishimwe. Nawe ukeneye gutera intambwe. Akenshi ibi bintu iyo tubivuga abantu barabikerensa. Akenshi tuvuga ubutumwa bwiza, abantu babifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Ariko ndakubwira ngo si ibintu bisanzwe. Haleluya. Imana nishimwe. Haga ari ibintu bisanzwe, kuko Yesu yamaze kugeramo. Habakiri wawe ndarahinduka. Yesu yamaze kukugeramo. Aguha amahoro amafaranga ataguha, aguha amahoro isi itaguha, aguha amahoro ababyeyi bataguha. Haleluya. Hari ijambo ry'ankunda rivuga ngo icyakora n'igihe Yesu rero hano mu isi abwira abigishwa biwe, arababwira ngo icyaba kiza nuko nagenda. Haleluya. Abasigira ngo amahoro. Arababwira ngo icyakora amahoro ngo mbasigiye ngo si nk'ay'isi. Haleluya. Ngo mbasigiye amahoro ngo icyakora ngo si nk'ay'isi. Mana nishimwe. Ndashima Imana yamaye amahoro. Bakunzi b'irembo rifunganye, nabonye Imana, nabonye kugira neza kw'Imana. Ibi ndabivuga n'umutima wanjye n'amaguru yombi magazeho. Ibi ni ibintu Imana igikora ibintu abantu batabasha gukora. Igibasha gukora ibintu abakomeye batagukorera. Igibasha kugukorera ibintu, yego, igibasha kugukorera ibintu, yewe mvuge ngo ukize, ibasha kugukorera ibintu bihambaye. Kandi ikintu nkundira Kristo nuko aguha amahoro yo mu mutima. Uraryama ugasinzira ugatuza. Niyo waburara uba ufite ibyiringiro yuko n'ejo uzarya. Niyo wakwambara ubusa uba ufite ibyiringiro yuko, haleluya, uba ufite ibyiringiro ko ejo wakwambara. Imana nishimwe. Niyo mpamvu ngukangurira kuza ku mugabo bita Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo Yesu ngo niwe mazi, amazi amara inyota. Uwanyweye kuri ayo mazi niyongera kugira inyota ukundi. Wanyweye kuri ayo mazi, Imana nishimwe. Wanyweye kuri ayo mazi niyongera kugira umubabaro ukundi. Ndakangurira urubyiruko ruri hano hanze, ndakangurira inkumi ziri hano hanze, ndakangurira abasaza abapapa. Aba bantu bose bakeneye Imana. Haleluya. Zakayo nubwo Bibiliya ivuga ngo ni umuntu mugufiya, ariko Zakayo
ntago Bibiliya igaragaza uburebure cyangwa santimetero cyangwa metero, ariko yari mugufiya. Zakayo mu mutima yarananiwe, Zakayo mu mutima yarakeneye Imana. Hano hanze abantu baruhiye mu bintu byinshi, ariko bakamenye Imana, bakamenye Kristo baruhuka. Imana nishimwe. Bakamenye Imana babona amahoro. Ndashima Kristo wamaye amahoro. Ndashima Kristo ukura ku cyavu akicazanya n'ibikomangoma. Ngewe mbonye gukorera Imana nta n'igihombo kirimo. Mbonye gukorera Imana uretse n'ubugingo. Naha mwisi Imana igidutera iteka. Uretse n'ubugingo. Imana igitanga ibintu bifatika. Si rimwe si kabiri mbonye kugira neza kw'Imana. Ndibuka igihe kimwe hari ahantu nari inuye ahantu, igihe kimwe baza kwita ngo ni mu manegeka. Ndashaka kuvuga ineza y'Imana, wenda ni ubuhamya bw'akanya gatoya. Icyo gihe nabonye ineza y'Imana, baza kwita mu manegeka, ariko nayo ifite isezerano yuko Imana yarambwiye ko izanyimura aho hantu. Nibazaga ahantu bizaturuka, nkibaza ahantu bizaca, ariko nkomeza gusenga Imana. Haleluya. Nkomeza gusenga Imana. Aho hantu nahahure n'amateka maremare, ariko ndashaka kuvuga ineza y'Imana, bimwe Imana yagiye ikora. Icyo gihe nabonye icyo gihe haje ibibazo, baza kutangaza ko abantu batuye mu biza ko bagomba kuhava. Nibazaga ahantu nzajya, nibazaga ahantu nzahungira, mwumva binteye ikibazo. Ariko igihe kimwe nkomeza gusenga Imana, nkomeza kuyititiriza, nza kubona ineza y'Imana. Mbona umuntu araza arahangurira, ndagenda ama n'amafaranga, ariko ndibuka ko nabonye ineza y'Imana. Hadaciyeho igihe kinini, waje akahagura we yaje guhura n'ibibazo. Ariko ndashaka kukubwira ko kugutabara kw'Imana ifite uko yabigenza, ifite aho yaca. Ntago Imana igikangwa n'ibiriho n'ibizaza. Imana yari izi ko izahanyimura, nari mfite amakuru ko Imana izanyimura. Igihe kigeze, isaha y'Imana igeze, Imana iranyimura. Shaka kuvuga iki rero? Ubu nuye ahantu heza kandi ndatuje kandi nanezerewe, mvuga imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora. Si nibyo ngibyo gusa, yagiye ikora n'ibindi. Ubu tuvugana, kera nahoze ntwara moto. Ndabyibuka moto nayitwaye imyaka itari mikeya, ntago byari binyoroheye, ariko mwo kuyitwara nagiye mbona Imana. Ariko Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Igihe cy'Imana rero kigeze, Imana ica inzira, Imana igira umushoferi. Ubu nange ndi umushoferi, ubu nange ntwara imodokari. Urumva atari imirimo y'Imana? Shatse kuvuga iki rero? Si ugukizwa gusa, no mu gukizwa harimo inyungu. Mu gukizwa harimo gutabarwa n'Imana. Haleluya. Ibingibi mbabwira ni ibintu mvuga ku mutima wanjye. Ni ibintu nabonye kugira neza kw'Imana. Shuti yanjye, Imana iratabara. Bavandimwe, shuti z'umusaraba, ndakubwira ngo wowe ubabaye, wowe urushye, hari uwakuruhura. Wowe ukiri mu byaha, nk'uko twagiye tubivuga haruguru, hari ukugira neza kw'Imana, hari ugutabarwa n'Imana. Imana nishimwe. Tugiye kongera dusomera iri jambo riri muri Matayo ibice 25. Iravuga ngo umugani w'abakobwa 10
Bibiliya iravuga ngo batanu bari abanyabwenge, abandi batanu ari abapfu. Bibiliya iravuga ngo bose ngo bari bahunikiriye, bose bategereje iki? Bategereje umukwe. Bose bari bahunikiriye, bose bategereje umukwe. Ariko igitangaza nuko batanu nta mavuta bari bafite, ariko ngo abanyabwenge bari bibitseho amavuta. Iri jambo ndarisanisha na ririya jambo twasomye muri Luka ibice 18. Haleluya. Ndarisanisha na ririya jambo twasomye muri Luka 18, mbabwira ngo mukwiye kugira ubwenge. Bibiliya rero muri Matayo ibice 25, Bibiliya iravuga ngo batanu bari abanyabwenge, abandi batanu ngo bari abapfu. Ariko nubwo bari bategereje umugeni, ariko nta kintu bari bibitseho, nta mavuta bari bibitseho. 25:6 turavuga ngo habaho urusaku rwinshi cyane ngo umukwe araje. Haleluya. Habaho urusaku rwinshi ngo umukwe araje. Niba waramaze kwakira Yesu n'umukiza, ukaba waramaze kwemera Imana, ibi bintu ukwiye kubigumamo neza, ntuteshuke ngo bivemo. Abenshi bakunze kuvuga ngo gukizwa nabi ngo bitera umwako, ariko nge mbabwire ngo gukizwa nabi bituma ubura amahoro mu mutima wawe. Kudakizwa neza bituma akenshi ubura amahoro. Ariko nashaka nkubwire ngo abari biteguye basanganiye umukwe. Haleluya. Abandi batanu, Bibiliya iravuga ngo abandi batanu ngo bari abapfu. Birashoboka kuba usenga Imana, uteza Imana waraza, ibi bintu utabirimo neza, wibwira ngo ufite Imana muri wowe kandi nta Mana ufite. Byaba ari agahinda, byaba ari umuruho. Ariko icyiza nuko wakorera Imana ushikamye. Cyanangaje nuko aba bapfu bakozwe n'isoni. Haleluya. Aba bapfu nta mavuta bari bafite mu merezo, ariko abanyabwenge bene data bari bafite amavuta. Imana nishimwe. Bari bafite amavuta, bakomeje gutegereza bihanganye, nubwo bari bari mu isi mbi, isi igoye, isi iruhije, ariko bakomeje kurinda ibyizerwa. Haleluya. Bakomeje kubika ibibitsanyo by'Imana, nibateshuka bamera nka ba Saduraka, bamera nka ba Danyeli. Haleluya. Haleluya. Nubwo byari bimeze gutyo, hari intambara, ariko bakomeje kuguma ku rufatiro rw'Uwiteka. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Noneho hasi ujya kurangiza iri jambo muri Matayo 25, aravuga ngo niyo mpamvu mukwiriye kuba maso, kuko mutazi igihe n'umunsi. Ntago dukwiriye guteshuka ngo twibagirwe uko twahamagawe. Ntago dukwiriye guteshuka ngo twibagirwe uwo Kristo twakurikiye. Haleluya. Bibiliya ijya imbwira ngo mugume uko mwahamagawe. Haleluya. Mugume uko mwahamagawe. Byaba rero ari ikibazo kuba waramaze kumenya Kristo, warangiza ukabuzi ko ubirimo, kandi umuntu yakureba agasanga ibyo uvuga ntusa nabyo. Byaba ari agahinda, yaba ari umubabaro. Birakwiriye kugira ngo ibyo uvuga use nabyo. Aba bantu b'abapfapfa bakozwe n'isoni, bari bahunikiriye, ariko nta kintu bari bibitseho, nta jambo bari bibitseho. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nta jambo bari bibitseho. Birakwiriye ko bene data wibikeho ijambo, wibikeho Kristo, uwo niwo mugabane uzakugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Kandi mbonye ko gukorera Imana ntibiteye isoni. Gukorera Imana nta pfunwe bidutera. Gukorera Imana birimo inyungu none no kugeza iteka ryose. Gukorera Imana turi fiyeri yabyo.
haleluya. Ibi bintu tuvuga turabivuga twarabonye ineza y'Imana. Twari tubabaye, twari turushye, twari turi mu rwagwa, twari twibereye mu nurire, twibereye muri za mitsingi. Harimo abantu bazi ko mitsingi iryoha, ariko nababwiye ngo Kristo aryoshye kurenza mitsingi. Kristo aryoshye kurenza urwagwa. Kristo aryoshye kurenza urumogi. Haleluya. Harimo abantu hano hanze barushye, bakamenye icyaka baruhuye. Harimo abantu hano hanze barushye, bakamenye wakabatabaye. Imana nishimwe. Aba bakobwa batanu babaga mu itorero, aba bakobwa batanu babaga mu makorari, aba bakobwa batanu b'abapfu bari bategereje nk'uko n'abandi bategereje, ariko nta mavuta bari bafite mu merezo zabo. Ikintu kimbabaza nuko ngo umukwe amaze kuza, biravuga ngo haje kubaho urusaku rwinshi cyane ngo umukwe araje, ngo abanyabwenge bo baboneza bafata amatabaza yabo ngo baracana birakunda. Ndashima Imana ko iyo umuntu ari muri Kristo bijya bikunda. Haleluya. Iyo umuntu ari muri Kristo ntaterwa n'ubwoba. Iyo umuntu ari muri Kristo ntaterwa ngo nuko ibintu ku isoko ngo byazamutse. Iyo umuntu ari muri Kristo ntaterwa n'ibyo twumva by'ibihuha hirya no hino. Yesu Kristo ari hejuru yabyo. Imana nishimwe. Yesu Kristo abirushije ubushobozi n'ubutware. Haleluya. Imana nishimwe. Ndanezerewe cyane aya magambo ari kumfasha cyane, namwe abafashe gukorera Imana ni inyungu za none no kugeza iteka ryose. Imana nishimwe cyane. Ndanezerewe mu mutima wanjye kubwira ijambo turi kuganira, ni ijambo ryiza. Ni ijambo ryiza, ni ijambo rinkomeza umutima, ni ijambo rinkomeza mu rugendo. Mana nishimwe. Bakunzi b'irembo rifunganye, ndabakangurira mbabwira ineza y'Imana. Twari turi gusoma inkuru za Zakayo, uburyo Zakayo yakiriye Yesu anezerewe. Haleluya. Mana nishimwe. Shuti y'umusaraba, ntago bitese zo kwakira Yesu. Hari ukuntu tujya tureba hano hanze, hari ibintu birangaje abantu batagakwiriye kurangariramo. Hari ibintu bya siyansi, tekinoloji biri hano hanze, amashusho za media usanga birangaje abantu, kandi hari ibintu bakagombye kuba barimo. Hari umugabo Kristo wenyine wabamara inyota. Ndashaka mbabwire ngo kuza kuri Kristo nta pfunwe bidutera. Kuza kuri Kristo twebwe biduhaye amahoro. Kuza kuri Kristo turanezerewe, turishimye, kandi muri Kristo harimo byose. Ndabakangurira rubyiruko, abagabo, abapapa, abamama, abakobwa muri hano hanze, ndabakangurira kuza kuri Kristo. Kristo. Haleluya. Kristo ni umupapa mwiza, aratunezeza. Iyo tugemwe turasinzira, ntidukangwa n'ubwoba bibiriho ndetse n'ibizaza. Nibwo ibintu byahenda ku isoko, nubwo ibintu byakara, ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Imana ibaha umugisha rero. Yari Misago Theogene, mwene so, musangiye Yesu Kristo. Murakoze. Yesu ashimwe. Tunejejwe n'ijambo ry'Imana, kandi tunejejwe n'uburyo watwakiriye. Mu bintu bigaragara ko uri umugabo wifashije, Imana yagiriye neza, ushima Imana. Bitandukanye n'abantu muri iyi minsi, hari abantu Imana igirira neza bagakomeza ibiciro. Ndabizi kubona umuntu ufite imodokari wemera kwicisha bugufiya, umuntu ufite si imodokari gusa, hari n'ibindi byinshi Imana yamuhaye, ariko yicishije bugufiya, yemera kuvuga Imana. Nuko dufite umwanya mutoya tuzagaruka, hari ibindi bintu byinshi buratababyiye, uburyo yabayeho, ubuzima buruhije yabayemwo kugeza aho ageze ahangaha. Rero
bakunze ibirembo rifunganye TV, icyo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Buriya kuvuga Yesu ntago bitera ikimwaro, kuvuga Yesu ntago bimwambura agaciro ko kuba yagenda mu modokari, ntago bimwambura agaciro k'ibyo afite byose, nta nubwo bimutera ikimwaro. Mwibuke yuko uyu mubiri twahawe n'uw'igihe gitoya hano ku isi. Hari igihe rero tuzamburwa uyu mubiri uzasubira aho wavuye. Yobu niwe wavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nta kintu nambaye. Niyo mpamvu rero bwoko bw'Imana, torero ry'Imana, wowe wizeye Kristo aho usengera hose, ariko uzi yuko aho usengera mugendana n'imbuto cyangwa bababwira kwitondera iby'umwami Yesu yasize abwiye abigishwa biwe. Yasize ababwiye ngo nahawe ubushobozi mu isi no mu ijuru, mugende muhindura abantu kuba abigishwa banjye, maze ikindi cyitonderwa kurushaho mubabwire kwitondera ibyo nababwiye. Uzabisanga muri Matayo 28 kumanuka. Rero mukozi w'Imana, tunejejwe n'uburyo watwakiriye kandi tunejejwe. Nta mafaranga namuhaye, nta n'ikintu rwose yanyatse, ariko yemeye guca bugufi kugira ngo avuge icyo umwami yakoze ku buzima bwiwe. Theogene, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Mukunzi w'irembo rifunganye, ibi tuba twabikoze kugira ngo wakire ijambo ry'umwimerere, wakire icyo umwami Yesu aguhereye ubuntu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi niwe utanga, niwe umara inyota, atanga amazi. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe munezero, Yesu niwe buzima. Kubaho udafite Kristo ntabwo uba wuzi. Ibindi byose biraza bikagenda, ibindi byose biraza bikagira igihe cyabyo, ariko Yesu n'itangiriro n'iherezo, azahoraho. Yaje kuduha ubuzima. Mukunzi w'irembo rifunganye, turagushimiye wabanye natwe, kandi Theogene, Imana iguhe umugisha. Nitwongera gukenera ikindi gihe uratwemera kuzaza. Noneho ngiye nifuza ko uzaduha ubuhamya, tukaguha umwanya urambuye rwose, ukaduha ubuhamya abantu bakumva imirimo y'Imana. Erega natwe turi inyuma ya kamera, hari ibyo Imana yakoze, hari aho Imana yatuvanye. Iyo ngiyo njya mbwira madamu wanjye, nkamubwira ati Imana yamvanye mu rwobo rw'irimbukiro, yampaye umugozi muremure. Yesu yampaye umugozi muremure, nkuzamuka nkura muri urwo rwobo rw'ubusinzi, urwobo rw'ubusambanyi, urwobo rw'ibyigenge, urwobo nyine ruri aho ngaho. Amvanamo, hari igihe ngenda nkarureba, nkabona abantu twari turi kumwe bakirurimo, nkavuga ati ariko ngiye wanciki Kristo. Niyo mpamvu rero tutazagira ipfunwe cyangwa ndabeshya Theogene, ntabwo tuzagira ubwoba. Nubona umugabo nk'uyu nguyu wifashije ufite abana w'igikongoro, buriya ni umugabo rwose, umugabo w'umunyacyubahiro, akemera guca bugufiya, akavuga Imana, akavuga imirimo, n'ibyiciro cyinshi cyane. Ntacyo wasezera abantu bo ku irembo rifunganye. Tugiye kuvuga Imana, twayivuga bukira bugacya, bwakwira bugacya. Kandi ikindi uko twagiye tubikomozaho, nguko ugiye ubivuga, nguko twanabivuze bwa mbere, kuvuga Imana ntabwo biduteye ipfunwe, habe namba. Yego, nawe burya wavugira Imana. Yego, nawe utuye hari wavugira Imana. Nawe ukomeye wavugira Imana. Yego, nawe wakizwa. Ntabwo agakiza ari ak'abantu bamwe. Akenshi bamwe bakunze kwibwira ko agakiza, gukizwa ko ari iby'abantu b'abakene, ariko reka mbabwire ngo n'abafite amafaranga muvuga Imana. Business zawe wongeremo n'Imana, mu kazi kawe ukora wongeremo n'Imana. Byaba ari agahinda, byaba ari umubabaro kuba ufite ibintu byose ariko nta Mana irimo. Haleluya. Birakwiriye ko yambwira abantu ngo iyi si tuyirimo
kubw'igihe gitoya. Abaefeso ngira ngo ni ibice bitatu, haratubwira ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo utunge amafaranga mu isi, ntiyakuremeye kugira ngo ugwize ibintu ahangaha mu isi gusa, yakuremeye n'imirimo myiza muri Kristo uyigenderemo. Nshatse kuvuga iki rero? Kwiye no kongeraho no kuba wakizwa ukamenya Kristo, kuko kumenya Kristo nta gihombo biteye, nta gihombo bikirimo. gukorera Kristo tubonyemo izindi nyungu. Yego. None se urumva Imana yadukuye iyo ngiyo debare, Imana ikadukuriye kwa bamakiri. Yego. Urumva twabonye neza y'Imana. Tuzagenda rero dutanga n'ubundi buhamya. Iyi ni igice cya mbere, tuzagana n'ikindi cya kabiri. Namatsiko mbateye, ariko tuzongera tuganire, ariko twabonye kugira neza kw'Imana. Mu gukizwa rero nshatse kubabwira ko mu gukizwa nta gihombo kirimo. Yego. Ikindi nabwira abantu bo kwirimbo rifunganye TV, mujye mukunda ijambo ry'Imana. Mujye mukunda ijambo ry'Imana mutarobanura. Yenda ngo uvuge ngo ngiye ngo nzanye ndeba ijambo rya runaka ngo ni wowe ufite amagambo meza y'ubwenge. Oya, burya Imana ntago ari ukwireba. Buriya n'umusazi ishobora kumushyiramo ijambo ubona asa nabi, ariko ikamushyiramo ijambo ushobora gukurikira, ushobora gutumbira, rikagira ibintu byinshi rigukiza. Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo aturuhure. Twebwe twari turushye, twebwe twari abacakara b'abadayimoni, ariko Yesu yaraje atuvanaho iyo minyururu abadayimoni bari baradushyizeho. Hari umuntu wavuze ngo turi ibikomangoma, turi abatambyi bo mu bwami. Haleluya. Turi ishyanga. Haleluya. Icyo waba uri cyo cyose, gukomera waba ufite uko ariko kose, ntago bikubuza kuba umuntu urya, usaza, urwara, ugira gute. Ingano y'amafaranga yose waba ufite, nubwo waba uvurwa na dogiteri runaka uvura bya gihanga bimeze gute, cyangwa ufite ubunararibonye mu kuvura, tubona abantu bakomeye bapfa. Iyo ugiye Rusororo ubona abantu benshi bagiye bapfa bakomeye. Harimo doctora, bari bafite doctora, PhD, abafite masters, abafite abacuruzi, abazungu, abirabura, abantu bakomeye bose, kandi ugasanga bamwe bagiye bapfa ari batoya. Hari n'abapfa bakibona ibintu byo kurya kubera ko babiririye nabi bikabatera indwara. Rero Yesu ni wowe kwiringira gusa wenyine ubuzima bwose wabubayemo, kuko Yesu Kristo na nyuma y'ubu buzima. Haleluya. Umva twararahanga tugiye kuvuga Imana, ariko tuzagaruka tubapfundikiye n'agaseke gapfundikiye tubabikiye. Mwene data, Imana iguhe umugisha. Ariko icyo nzi uyu mugabo akunda Imana pe. Tubazanira abantu. Erega ntago ari ngombwa kuvuga bya bindi nyine abantu b'Imana. Hari n'abantu b'Imana nyine baba bari hejuru, Imana iba yaragiriye neza, baba badafite amaganya, baba badafite nyine, nabyo birakwiriye. Ntago abantu b'Imana ari abakene, no. Hari abantu Imana yagiriye neza, bafite ishyaka ryo kuvuga Imana, bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Nawe ndifuza kuba umwe muri abo bantu. Niba hari ikintu Imana yagukoreye, ntukagire isoni zo kuyivuga. Nitutagwisari tuzagira gute? Yesu yaravuze ngo uzampamiriza imbere y'abantu benshi, nanjye sinzagira isoni zo kumuhamya imbere ya Data. Mwene data, wigira isoni. Iryo kote, icyo cyubahiro ni cyano mu isi gusa. Iyambura ibyo byose, wamamaze Kristo, maze dutegereze nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi buzaba ari bwiza kurushaho. Imana iguhe umugisha. Warangiza usengera abantu nta kibazo. Murakoze. Twasoza turi gusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe rimara inyota. Ijambo ryawe ngo ni inkota ityaye y'amugi abiri
Petero niwe wavuze ngo dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Turashima yuko umuntu wita ku ijambo ntacyo azakena. Umuntu wita ku ijambo akarikunda rizamubera nk'itabaza ryaka hacuze umwijima. Umuntu ukunda ijambo, haleluya, aranezerwa. Umuntu ukunda ijambo, nifurije rero abo twaganire kuri iri jambo rigende ribagereho, ribahindure Kristo, kuko niwe ujya uhindura. Twe ntitwabasha guhindura, ariko wowe ujya ubibasha. Usange abatuye iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, buri muntu wese umukore ku nkomanizo z'umutima wiwe, ubahembure, kuko abantu barushye, abantu baruhiye mu byaha no mu ngeso mbi. Niwe karuhura wo kubaruhura. Senze byizeye gutyo, kandi ukomeze n'abatarakizwa, ubaha agakiza, ubahembure, ubakure mu byaha, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze ko ari byemye kandi ukabikomeza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.